Yes, ndagusuhuje ngo hayi ikaze muri one on one. Nizere kuri amahoro. Iyi ni episode yindi kandi n'inzozi zibaye impamo. It's been a long time grinding for this guy uri kureba afite byinshi atanga muri societe nyarwanda. Yego ni nk'idateka niwe bese bakama n'ivomero ridakama. Ladies and gentlemen, commentary delivery y'ubwiza bwenge butangaje ubukesha we mwita kajugujugu ariko yitwa Nasli. Wo mwita nde? Ladies and gentlemen, ngwino nguhuze nawe umva ubwiza bwenge bwe. Hello sir. Meze bite bro? Mahoro na Cyril this choice ladies favorite kacumbare muti wa pera kari kunzira GW6 Apache Skoy n'ayandi amahitamo y'abatoto gusa. Ubuzima butari b'abakobwa bameze gute? Bro na buryohe bwaba buri muri icyo gihugu. Urumva igihugu cy'abajama n'abagore nabonekereza ko nago baba mu isi itarimo abagabo. Kuko burya igisobanuro cy'umugore n'umugabo. Igisobanuro cy'umugabo nyawe n'umugore. So niko nge mbitekereza bro. Ariko kuvuga ngo batariho. Wallahi ni muri ture. Nasli, ni ryari yamenye kukunda abakobwa? Ukavuga ariko noneho mbanza nkunda abakobwa. Byatangiye ubona ari imikino, birangira ubona ubakunda koko byaje gute? Si bose. Si bose. Ariko igihe namenyeye ko nshaka gukunda umukobwa. Bro ni igihe umuhiki we udafite. Wowe kitakwiha. Urugero ni igihe ushobora nko kugura nka iPhone 15 Pro Max ya miliyoni 2. Wowe utunze wenda nka 11. Icyo gihe nicyo natekereje mbona ko koko ndamukunda. Nyebere ngo baza kino kibazo usanga urubyiruko abajene mu Rwanda abasore benshi baba bafite ubuzima bwabo nyuma y'akazi. Ubuzima bwawe nyuma y'imirimo, nyuma yo kuba bamaze kogeza match bakoze ibyo ushinzwe, n'ubuzima bumeze bute? N'ubuzima bwo gucilinga n'abajama. Iyo mfite abajama banjye turaganira, iyo mfite izindi gahunda z'inyuma y'akazi za business zaba ari izanjye ku giti cyanjye cyangwa se zishobora kurebana n'akazi, nibwo nzikora. N'umwanya wo kuruhuka of course, kuryama, uranda umuntu ukunda kuryama cyane. Iyo nafite ibindi bintu biri bumpuze kureba imipira. Ikindi ni igihe wenda uzi ko ari nk'umuntu wo muri famille umaze igihe utavugisha udasura, just nyine ibyo bintu byose bikora nyuma y'akazi. Ariko mu kazi nyine biba bigoye tubona umwanya muke bitewe n'akazi kacu. Kuri Flash wari usigayeyo, bamwe bati ikibuga aragifite, bamwe bati noneho ni umwami mu bwama arimo, ariko all of a sudden nta gihe kinini cyaciyemo uraswitching uva kuri Flash ujya kuri BNB. Ni icyemezo cyari kimeze gute kuri reka duheraho kwanza? Kuri Flash ndumva narahasigaye biba bigoye, nahasigaye meze nk'imfubyi. Buri Axel yansize nari nakura kuko nari maze umwaka umwe, nabwo ntabwo numvaga ko bihagije. Ndahasigara nanjye ntangira kwigisha abandi kandi nanjye ubwanjye nari ntarakura, ariko ngerageza nyine kuba mukuru cyane. Buranja numva hari n'ibintu byinshi mbura kubera ko nyine nakuze imbura. Yari uko n'umukinyi azamuka ikipe igahita imwikoreza umutwaro, ntazakure ntazabe uko yakagombye kuba ameze. Nanjye buriya niko byari bimeze kuri Flash. Bana zose Flash yanyikoreje ibintu biteye ubwoba. So ariko nibyo mani, jeva numva inzozi zanjye mani zari zo gukora nko kuri za BBC za Sky. Nibwo numvaga ko ari zo nzozi zanjye. Ariko wallahi ntago ningeze nkura mani. Axel yaramemukiye buriya mani. Kunsiga mani, gukunda amafaranga ugasiga umuvandimwe. Buriya akunze amafaranga bro ahita nsiga. Ujya bakubwira ko bakwifuza nk'umukozi kuri BNB, ni icyemezo wahise ufata ku buryo bwihuse? Oya byaragoranye buriya kuri BNB. Iriya timu by the way ni inshuti zanjye benshi, nako navuga ni na bose wenda muri sport. Wenda abandi bakozi basanzwe arabo twamenyaniye hariya, ariko abenshi muri timu ya sport bose twari inshuti kuva kuri boss kugera kuri ku bakozi batoya twari inshuti. Buriya bagifungura baranyifuje igitangira, ariko ntago icyo gihe ntago byahise bikunda. Ariko nyuma bakomeza kunyereka projet yabo ko naba nyirimo byagenda neza. So urumva rero ni icyemezo kitigeze kingora,
ko ari inshuti zanjye gufata icyemezo kuva kuri Flash kuza kuri BNB rwose banyeretse projet mpita mbona ko byoroshye kuba nabajoininga ndabajoininga kandi ni team nziza cyane yeah. You being open cyangwa se wowe kuba wisanzura kuba you talk yourself uvuga icyo utekereza uba wowe cyane ubona hari icyo byagufasha muri career ukora yeah hari aho biba ari byiza hari naho iyo uvuze ukuri cyane ukuzira bro ari abantu hano mu Rwanda ari abanyarwanda bamwe badakunda abantu bavuga ukuri kandi yakumva kuvuza ikiri ku mutima kiri bukoreho akakwanga hakaba n'abandi noneho bakunda kuri umunyakuri bakumva ko kuvugisha kuri nge rero nahisemo kuba umunyakuri bro ntago nzapfa bro rusororo ubu nikumva bari no kwimura ikinyinya wenda twe n'ikinyinya urumva bro hano ku isi ikintu kigusaba kirasaba kuba wowe ntago gisaba kuba runaka ntago kigusaba kuba runaka ko runaka afite urubanza rwe azaburana nawe ufite urwaho uzaburana rero hano mu isi no muri ino industry yacu bisaba kuba umunyakuri ukabera abantu arabifuza kuba wowe rero ntago ukeneye kuba umuntu mubi ku buryo ari umwana uzakura avuga utazifuza kuba wowe rero ngewe nahisemo umunyakuri cyo numvishe kiri ngombwa ndakikubwira usigara urakaye unyange ariko nyire ku mutima wawe ubizi ko nakubwiye ukuri so nicyo rero mbona cyamfashije muri na industry yanjye kuba umuntu uri honest kugira ukuri birafasha hari aho mbona ngewe aho ngeze ubu mbona byaramfashije yeah. Nasli waje mu gihe gikomeye kitoroshye aho hari abanyamakuru benshi bakora nk'ibyo ukora ubwo ndavuga commentary cyangwa se kogeza amamatch byari bigoye uza muri moment hari barugimbana hari barutamu hari bande hari benshi wasurvive ute byari bigoye bro ndibuka match yanjye ya mbere ya Bayern Munich na Man City ya Champions League nayo gezanyije na Rugimbana arambwira ati urogeza match no bro urareba mixer ashyiramo volume y'ijana kuri ekuteri none urumva je nari nyiri muto ntari bumubwire ngo gabanya ko nabonaga Rugimbana atari n'umuntu wo kuvugana nawe bro nyikoreraho bucya mu gitondo ntumva banjyana kwa muganga ari amakunu bafata kana bagashyiramo karema amazi bagashyira mu matwi bagapompa bajya bamamagara kuri telefone wapi bro ubwo buzima wari umunsi wanjye wa mbere udasanzwe ibaze gukora bwa mbere ugahita bugaca mu gitondo ujya kwa muganga bro byabaga ari danger ikindi gihe buri hari ibyo nakoraga ba Max bakankubita Jado Maximani buri yigeze gumfungirana muri studio arankubita bya danger arambye ati pfukama ibi bintu ugomba kubikora gutya na gutya na gutya na gutya na gutya Max mushuti ya Faustin Jado Max Zedikisi Ziki Zumu Zoranda yarankubise bro rimwe se ari n'ikindi gihe nakererewe arampfukamisha ariko nge namushimira bro byatumye mba umugabo wallahi ije ni ibintu abantu batajya bavuga urumva abanyamakuru bari kuza muri bino bintu ubu ngubu baza biroroshye cyane social media ubwawe umunyamakuru ashaka kwimenyekanisha akoresha social media twebwe kiragiye yari antene ya radio ugomba guprove abantu ebana sinzibagirwa nyine icyo gihe nk'ibyumweru bibiri umuntu yaranyandikiye kuri Facebook arambwira ati bro utwiciye ikiganiro ati bro ati ibintu uvuga nta bwenge burimo ati cya kabiri ijwi ryawe rijyana mu matwi ati ni ribi bro ati wowe ati byakabaye byiza iyo radio yivuye icyumweru cya mbere bro kandi ubwo ndi kwihaga imyuka ndagenda ninjira muri office y'umuyobozi nabwirane rero debera abantu ndi kubicira ibintu ati reba message ati ndagiye sinzagaruka arambwira ati nugendera kuri ibi nta nicyo uzagera arambwira ati ahubwo ngiye nakumvishira umunyamakuru wa Danje so byabaga bigoye icya kabiri urumva ntago nabeshya kubona computer warateguraga ugategura ku mpapuro cyangwa muri kagenda ukawateguye nka saa 4 saa 5 saa 8 saa 10 mukajya mu kiganiro ya makuru yahindutse urumva byabaga biri Danje
so ariko byibuze uko umwaka ku mwaka iterambere yaza byari bigoye pe byari bigoye. Cya kabiri communication na bagenzi bawe babaga ari abastari ba Axel abastari ba Rugimba na abastari ba Jado Max abastari bro babaga bahagararanye. Bwari ubwa mbere jewe bwa mbere mbonye DJ Pius bro bakajya bavugisha nka DJ Pius urumva nkabona bakambwira ati Petit bagenda ube wicaye hariya kavuga ati hano ntiwamuvugisha DJ Pius ntiyagusuhuza. Icyo gihe byabaga ari ibintu birenze, ariko ubu ngubu umuhungu araza muri media nyuma y'icyumweru agahamagara The Ben kuri phone, uzaza mu kiganiro nutaza The Ben akagira n'ubwoba. So ariko urumva kiragiye bro kujya gutumira umuhanzi byabaga ari ikintu kigoye byatari. So mbona ubu biroroshye paraporo yaho twatangiriye. Nasli ujya kuba umunyamakuru wabwiye mu ruguti ndifuza kuba umunyamakuru, niba ari yego babyakiriye gute? Ngenda byibuka nakoraga muri service center. Noneho nge Axel akajya akomeza ambwira ati ko Axel buriya yakoraga yabanje muri call center nawe muri MTN kwa Rwahama. So arambwira ati ngwino bino bintu turi trying nkajya mbi tryinga. Noneho ebana mu rugo ntago nigeze mbibabwira. Mukecuru abagiye mu isoko rya Ziniye babaramubwira ati umuhungu wawe yabiciye kuri radio ari kogeza umupira ati reka da. Arambwira ati bibi ni ibiki? Adase bino bintu mwirwa musakuza barabihembera. Very good question. Ati ibi bintu muba muvuga gutya barabihembera babiha amafaranga. Ndavuga ni baraduhemba. Nose uvuye mu kazi keza uje kujusakuriza abantu. Ndamubwira ni nakazi ibi ni ibintu byo kogeza imipira. Ati ibyo bintu by'imipira ati nta muntu wiwanyu byigeze bikiza nta numwe. Amana ingero. Arambwira ati nta nuwigeze akina umupira nta nuwawuvuze. So urumva rero kugira ngo byumvishe umukecuru ndavuga ni kiruta rero igishobora icyatuma rero umukecuru mbana nawe neza reka mpave ngende. Mita mpava ndacika ndigendera njya kwibana ko ibyo bintu numvaga buri munsi ari ikibazo atabyumva. Kandi buriya mubyeyi iyo ikintu atacyumva biragora kubana nawe ko ari inzira umubyeyi aba ashaka ko ukurikira kandi nawe wenda ufite inzozi zawe. Rero iyo mutazumvikanaho kandi umaze kuba mukuru biba byatangiye kuba ikibazo. Biba byiza rero iyo umubishije gato kugira ngo nawe urebe ko success yawe yazayenjoyinga akaba yayishima wayigezeho. Nicyo kintu nakoze rero. Ngiye kubaza ikibazo ni wumva ubohotse cyangwa se uri free kuba wagisubiza uragisubiza. Ni wumva nabwo ntacyo bivuga uravuga ati I'm not willing to do so, ntabwo numva nabivugaho. We na Anta mwariyunze? Ntabwo twiye tuba banzi. Anta rega nijya wamuhaye umwanya kuri Flash. Mwari mubanye neza cyane. Ahubwo wenda kuri Radio DC ari kuri Radio DC ntago twabanye neza ariko ntitwige n'ubu turi inshuti pe. Turi inshuti rega dukomoka hano hamwe mu misozi miremire. Ibyo byantunguye. Ntago birani ibintu bibaho muri media ariko nge na Anta turi inshuti 100%. Ntago ugeze umukasaho? Oya. Kundi bagukasa gukiza abarabikoze kwa Anta? Oya, ngewe sinigeze mbikora kuko umurongo wa radio yanjye cyangwa se niwo nemera. Nge nemera ko niba ndahiro wowe ushobora kumvuga nabi nge sigombwa nkuvuge nabi. Ndakuvugira iki nabi kandi hari ibyiza ufite. Ahubwo nagashize imbere ibyiza. Nge na Anta turi inshuti 100%. Cyane. Turi inshuti 100% tunaturuka hamwe niba na ngombwa igihugu Kongo igiye kubona amahoro. Tugiye ari igice tugiye gushyiraho ubuyobozi bwacu. Hari igihe mwabona mu mirimo mwese? Oye twe tuzagenda abanerega bose ntago bazagenda ari abasirikare. Twe tuzagenda turi abanyepolitike. Urumva nukuvuga ngo dushobora kuzagenda ugasanga mfite nka Ministeri ya Sport. Nicyo gihe se nyurumva nshobora kuba ndi minister. Then Rayon Sport abantu bayifite amaboko irimo, do you think ko ariho yakabaye iri? Ubundi mu mupira w'amaguru ikintu kigirwa na ba nyiracyo. Nge ntekereza ko yakagombye kuba ariho iri
mu maboko ya ba nyirayo niho yakagombye kubiri, ariko bitewe n'icyo isi isaba iki gihe, ubukungu vision, kugira intumbero z'ahazaza, gushyiraho structure development zitandukanye, mbona abariho ubu ngubu batakagombye kuba aribo barimo, bakagombye kuba bari ahandi hantu. Nukuri bro, gutera imbere bisaba sacrifice, bisaba ibitambo, ntabwo bisaba ko kuba warubatse ivuriro ari nawe uzavura, never. Uryubake nibyo, ariko si wowe ugomba kuvura, si wowe ugomba gutanga imiti. Rero mbona kuri Rayon Sport barani ba nyirayo n'abareyo barahari, ariko mbona ibyo reyisaba ubu ngubu batakagombye kuba aribo bayifite, bagashatse ubundi buryo bwiza bwo kwiyobora. Reyo ikaba ishobora guhangana, ishobora no kugira ibyitwara, bo bakaba bishimira icyo kintu bubatse cyangwa se uwo muntu wundi uyifite. Ariko gutya bimeze, barwana, yarayoboye, uyu ntayoboye, uyu ntanyumva, uyu ntanyumva, mbona bizagera ahantu Reyo itazajya inashobora no kuza kuri stade. Nukuri nese nubireba, Reyo nibinanirwa gutsinda Gicumbi, reka imaze match ati datsinda, seri ikeneye iki kindi bro. Mujye ku ruhande muyirebe, itera umupira, haza umwana wize siporo, abashiro structure, abaho umurongo mwiza, Reyo ikomeza. Ariko bintu byo kuba ngo papa wawe ngo wakuze usanga Reyo yari iwanyu ukumva ko uzayiyobora, nta kintu ushyiramo, ntibyakunda bro. Ntago kuyobora siporo muri kino gihe bisaba kuba ufite amafaranga bro. Iyo udafite amafaranga wapi. Nese reka nkubaza, uzicarana n'umuperezida musangira icyayi, musangira musteri bro? Nago umuntu yayobora ikipe yo mu Rwanda ngo ashore miliyoni 100, nago bibaho. Nago bibaho ari mu marangi, nago bibaho bro. Bisaba bro. Perezida wa Yanga wamubona mu cyayi, Engineer Harris ewe wamukura he? Kandi 2018 rero yari gusezera Yanga, ariko ubu Yanga iri mu matsinda ya Champions League, yarenga agera demi finale, igera na finale. Reyo wapi? No gushaka igikombe cya shampiyona mu Rwanda biragoye, n'ubuzima kubaho biragoye. Ese unafana nihe kipe mu Rwanda? Musanze Football Club. Ikaza muri 1-on-1 y'amafoto, nzajya nkwereka umuntu n'umumenya, uravuga izina ryo, uvuga ibintu bitatu muzeho nkawe ku giti cyawe. Tava bitatu subwo. You're free. Okay, sawa. Bamwita Rage. Rage ni nimero 7 mwiza. Ubwo ibyo nibyo mvuga. Nimero 7 mwiza mu Rwanda, yakiye muri polisi no muri APR. Iramwumvishe nkuri ya DJ Clash ko bimeze neza cyangwa se byahombye. Nibyo ubwo si bitatu ndabyujuje. Bamwita Lorenzo, umunyamakuru muzima cyane ukiri mutoya, w'umuhanga, ukora kuri SKFM, ni inshuti yanjye. Nigeze no kwifuza kumuzana kuri Flash, nibyagenda neza icyo gihe. Nkunda ijwi rye, nkunda ibitekerezo bye, ariko nanone mba mbona hari aho nari nkwiye kuba, iyo nza tuza gukorana ubu ngumba naramushyize mu murongo. Ntago nabivuga, ariko n'umunyamakuru mwiza. Boss David Bayingana, ni boss bro, CEO, ni inshuti yanjye man. David ni umuntu urenze. David ni umuntu urenze. David ni umuntu njya nibuka bwa mbere duhura ndi kuri Flash, ubwo nari nasigaye baksere baragiye. Bro ni wanzanye muri bino bintu bya showbiz, arambwiye ati ugomba kubizamo. David akanshyira mu madiru man. David ni umuntu urenze bro, nyine uretse kuba ari na boss wanjye, ndamwubaha nka boss wanjye mu kazi, ariko no mu buzima busanzwe man ni umuntu wingira akamaro mu buzima. David nago nabona uko muvuga, ni inshuti bro, ni umuntu wo mujama bya danje.
Deus Cardinal. Uyu ni umuhungu wanjye naramufashije kwisanga muri media. Ni umuhanga cyane, ni umuhanga azi kwanaliza, arasoma cyane, n'inshuti yanjye cyane. Ikirara Faustinho. Faustinho ni umujama wanjye man. Nge buriya mfite ukuntu nisanga nkeretse bo niba batamfata nk'inshuti zabo, ariko Faustinho twigeze no gupfa umuntu kazi bisanzwe biraho man, ari dinyo duteranyije. Nese umuntu kazi yari uwawe cyangwa yari uwe? Yari uwe man. Yari uwe. Wowe se wageze yute? Urumva twaramenyanye. No umusiste uri mu ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Bloka. Yari umuntu wa Faustinho cyane. So turamenyana, ngiye turi inshuti. Faustinho ubwo ebana tuba tugiye muri Komba, atuma Ngabo Robin ati ati aho tuzahura n'umuriro. Ariko nyuma nyine tuza kuganira, turabihuza, sanga nta deal urimo. Turi inshuti man. Faustinho ni umujama wanjye, ndamwemera nuko afana Messi ngafana Cristiano, nicyo kintu kitaduhuza cyonyine gusa. Boss Jado Castar bro. Jado ni umuyobozi udasanzwe, ni umuyobozi ukureba, akabazi umwanya agomba kuguterekamo, akabazi icyo ushoboye n'icyo udashoboye. Ni umugabo uvuga make meza, umugabo navuga ngo ukwiye mbona adakwiye kuba umuyobozi wacu gusa, mbona akwiye kuba undi muyobozi mu nzego za leta, bitewe n'uburyo azi kureba hazaza. Ni umuntu ushobora gutekereza ibintu byagutse, ni umuntu uzi kubana, ni umuntu utazumva yakubwiye nabi. Ngewe imyaka 2 maze kuri BNB sindumva ijambo rye dibi nzi nabanze mu buzima bwe. Ni umuntu uvuga amagambo make meza, niyo hari ikintu cyabaye wenda wakoze akubwira ubona nyine ari ukuntu umuntu agukebura nk'umubyeyi. So ni umugabo w'umubyeyi. Kude chapeau kuri Jado Castar. Rugangura Garso Bombo no wa Danger man. Rugangura ni mukuru buri yitagira ngo abantu baramubona shirame. Wari wabona ifoto atambaye ingofero se, ariko ngiye nayikwereka ndayifite. Nta buriya ni ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ni ikiwarata, icyo bita ikiwarata bro. Rugangura ni umwana wo mu quartier Sonatibe, yari hejuru yanjye, ariko nagendanaga nanjye, narikujije cyane, nagendanaga nawe. Buriya yabaga ari muri kaminuza, ndi muri secondaire, yabaga agiye secondaire ndi gusoza primaire, ariko nyine twabaga tugendana. Ni umutipe uzi ubwenge cyane, ni umuhanga, uvuga amagambo make cyane. Man, Rugangura ni umuntu wanjye. Hari igihe twajyaga kera, uribuka turubozi kiza, zimwe zamenaga bya Danger, twajyaga tunywa imwe ikaduha tukayibitsa tugaziga tuyipfundikiye imwe. Ubushobozi ntabwo man, kera turi 2 tukayibitsa bro. Kwa tantine hari Sonatibe, abantu barahazi cyane, no kuyiraza. Urumva twebwe kandi ntago twayiguraga, twe twazaga kubwira abantu abapapa ibintu by'umupira, bo bakatugurira bisanzwe. Bana ni umujama wanjye buriya nawe ebana. Ngiye nawe nta kintu mu buzima bwanjye na Rugangura twapfa. Rugajurigane uyu nawe ni umwana w'iwacu cyane, ruguru mu misozi. So ni inshuti yanjye, ni umuhungu wiharira ijambo. Buriya Rugaju yabisaba ko abahantu abari mugomba gutuma avuga, kandi akaba ari uvuga menshi. Ni inshuti yanjye, ni umugabo uzi kuvuga, ni umugabo mwiza cyane, ni umugabo mwiza. Ntekereza ko nawe ari mu baduhagarariye. Bamwita Ben Kuba Kubarisi Gicumbi bro. Uyu na Fuad wenda sinzi niba turi bumugereho bro. Naba papa b'imfura. Gicumbi
ni wa muntu mutazatongana mutazagirana ikibazo na kimwe mu buzima. So nge ndamukunda, ni inshuti yanjye, mwifuriza ibyiza, ni umuntu kwifuriza ibyiza, ni umuntu kwifuriza iterambere, ni umuntu ushobora gukora ikintu kibi akakureka nyuma y'iminsi 3 akaguhamagara kuri telefone akakubwira ati Nasiri iki kintu iki ujye ugikosora bigenda gutya. So he's humble cyane. Boss erega ni boss Fuad, ni boss wanjye Fuad. Oya ni uyobora ikiganiro cyacu, ni umuyobozi uyu ni boss wanjye, utazanamuvuga nabi uranahita nkumerera nabi. Fuad ni umupapa utuje, ni umupapa utuje umeze nk'abazungu. Niba ari sata buriya bro nicyo kintu kitugora kubana nawe, yubahiriza gahunda gakabya. Niba mwahanye gahunda saa 5 za saa 4 n'igice abahari abaparitse, niba mwavuze ikintu inama ni saa 3 saa 2:30 abahari bro, kubana nawe ni gahunda. Ni umupapa uzi kwambara w'umuzayirwa, urumva ni umugabo w'imfura pe, nawe ari hambo cyane, ari kuru ntaki. Fuad mushobora gutongana none mwamanuke esikariye agahita kugurira ibintu, agahita kugata tunyire muri shopping shoppingire. So na umugabo w'imfura, shima Imana ko ari abantu yampaye kubana nabo mu buzima bwanjye. Aria cool. Twarakoranye mani kuri Flash. Akora ikiganiro cyitwa Taxi Moto. Ntukizi we na Ramazan. Ni inshuti yanjye. Turaziranye mani ataraba umukire. Ariko ntitukivugana cyane. Shagisawa Yero the Queen wallahi. Mbambazi igenda ba following. Ni mwiza. Ako njya nibaza niba abaho ari uwanyawe. Tuzajye kumusura. Uramuzi se? Wabungiriye neza. Gaere kocha? Kocha Gaere ni umugabo uri hambo, numva ngo afite amafaranga. Niko numva. Sindayabona, sindayaryaho. Ariko simbizi niba yagira. Philipita. Philipita ni umujama turaziranye, turi inshuti cyane, ariko turi inshuti ni umujama wo mu DJ nzi kuva amaze imyaka myinshi, yagize success muri industry. Bona ko he's humble nawe. None se nago nzi kubatandukanya rero mani, ni Dorcas ni Vestine. Uyu ni Vestine. Ni Vestine and Dorcas. Vestine. Uyu ni muto cyane warongowe harya ni umukuru. Nago njya menya kubatandukanya. Ariko uyu nani mwiza. Ni umurokore. Warongowe nyine. Warongowe ako numvishe ngo ntago bimeze neza. Nanjye niko mbyumva. Imana imufashe bro, ntago biba byoroshye. Hajya bamwita Dumba. Dumba mani mba numva nawe bana kuri social media ntagashobotse. Ari mu bantu mba numva badashobotse, ariko twigeze guhura rimwe, ariko yaje kuri Flash mbona no mugabo mwiza, ariko nyine uko mba mwumva kuri social media mba mbona bitandukanye nuko nigeze mubona. Kuri social media mba mbona atesheje abantu umutwe. Kandi si byiza. Irene muri ndahabe aba Irene mani ni inshuti yanjye cyane, nuko abwo mufitiye ideni akunda kuntumira nkabura zananyica. Ariko Irene ni umugabo w'imfura, babaga muri showbiz imwe mutaraza. Iyo babaga bakubaniye aba batipe, ubwo nyine indirimbo yawe warayicurangiraga bro, kajya uyumvira ku musego. Babona ba Philipita. Abasa nibo bavunaga CD cyangwa nabandi? Oya simbizi ariko uko nabaga nzi ko barenze ba Irene, babaga barenze muri cyagiye bro. Indirimbo yawe iyo bayivugagaho ubwo nyine bagwaga ikiraka. Iyi batayivuzeho nta kiraka wabonaga, warayicurangiraga. Marina. Marina muze muri Demeni ni inshuti yanjye. Twigeze kumenyana cyane
tuba inshuti cyane tuba inshuti bigera birashira. Menya abanya-Nigeria baramutwaye. The Ben man ni inshuti yanjye buriya ntago abantu babizi. Umva mbikubwire wallahi. The Ben buri wabo n'ahantu bita ku mafi. Urahazi? Nuvango wabo Kingdom no ku mafi birafatanye. Buriya The Ben ari imana abantu batamuziho. The Ben azi umupira bro. Bya danger The Ben nge nubwo narinzi ko azaba umuhanzi. Ije kumva numva ngo The Ben yabaye umuhanzi. Ma The Ben yarazi umupira bya hatari. Kicukiro akinaga umupira mu Gatenga abantu yagira amaguru y'imitego. Turavugana cyane twavuganaga cyane akiba muri Amerika cyane, ariko ubaba mu Rwanda aho yabereye mu papa inshingano menya zarabaye nyinshi. Buryo urugumenye niho mbonera ko urugo rukomeye bikanatuma ntinyamo. Abantu bose twabaga tuziranye iyo babaye abagabo bro barahinduka. Menya baba batakikigenga mane mu rugo akomenya umuntu atigenga. Byaragoranye ba The Ben namba muri abatigenga. Oye kumubona mwavugana muhuye. Ariko muyoboke buramuhamagara bikacamo. Ariko aba ba The Ben biragoye. Ntabwo bigenga mane. Abantu barongoye yabigoye. Shaje nabankubeshye ntago muzi mwana. Shadiza n'ubwa mbere mwumvishe. Araririmba? Esha nawe nzi pe. Indirimbo yitwa Repete. Iyo ndayizi ariko ntago ntago nyankunda. Sangareba fatura umwana akamoto. Ndayizi. Ariko ntabwo ntacyo bitwereka. Nawe wasanga atakuzi. Cyane. Arine sana. Subo ntabwo uri kumubona ko ndamukwereka. Arine sana imisatsi. Yari umudivantiste mwana. Arine sana. Sinzi niba kiri nawe. Je ndi numvisha avuga ko ibintu bya showbiz byamutera byamusizemo na depression. Nesana ari umwana mwiza ariko azasubire mu aririmba indirimbo za. Nakundaga indirimbo yitwa Radio. Canira radio. Urumva nyine kugira ngo abantu bari hanze yicane radio kabisa. Keti bashabe. Mbambona beranye n'inshuti yanjye. Yitwa Jarike. Mbambona Keti bashabe na Jarike imfura yacu. Mbambona ari kapo yaba ari ya danger. Ko nabantu bose nemera kandi mbambona bari smart ku mubiri no mu mutwe na mu bintu byose bari smart. Keti bashabe mbambona ko uyu mugabo umeze nka Jarike. Bull umwami wa hip hop ndamwemera cyane. Mana umugabo mwiza cyane. Bulldog ni umugabo mwiza cyane w'imfura. Utazumva mu bintu bya bibi. Buri aba hip hop benshi bajya batekereza ko kugira ngo ube umuntu wadanje muri hip hop ari uko ejo bazumva wafunzwe wakubise umuntu mu kabari wagize gute. Ariko mani ba Bulldog ni abantu bagize success mu muziki wa hip hop kandi bakora ibintu bya danje. N'abantu nagiye menya cyane kubera kuba muri showbiz no kuza mbere muri media. Ngenda menyana nabo n'abantu nemera cyane. Naomi Miss Naomi Bramani ndamwemera byatari. Mbona ari hambo cyane. Mbona ari umumama muri hambo. Ubu ni umumama ntago tuvuga umukobwa. No umumama muri hambo cyane. Ufite na famille. Tumwifuriza urugo azakomeza agira urugo rwiza anabyare. Muyobozi Scovia mama rwa Gasabo ni mubi cyane. Muri politika abamena gatuza nawe. Abagenda bamena gatuza. Ewe no mubosi cyane. Gasuku wa mipango. Uyu muhungu ni umwana mwiza ariko
akantu ko kujya ahangana n'abantu cyane azakareke. Ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye buriya muri covid yigeze kunyohereza amafaranga. Ni ukuri kw'Imana muri covid yigeze kunyohereza $100 rwose gasukumani wa mipango. Ni inshuti yanjye bya danje. $100 waraye ariko icyo gihe ikibazo nta kintu yigeze amarira. Mane muri covid urumva kwari kuyashyira mu kibina mukayanywera. Shadibu ese asigabaye cyangwa imihanda yivuyeho. Shadibu mane Shadibu nawe uziko ari mu bantu bushuje miliyoni kuri Instagram mane bwa mbere mu Rwanda. So no mama nawe navuga ko wabanjije abandi bakobwa kwitinyura kumva ko wajya wakora ibindi bintu bitari akazi gugakira. Ya mano ari kuri hiti. Ya mano ari kuri hiti kabisa. Ibintu bitatu mano umuriga nabonye utagira stress. Sha bro cya kintu cyagiye hanze video yagiye hanze je menya nahita nakicukurira mukambura ariko mano umuniga mbona ujya no ku rukiko ngo yagiyeyo mano afite iyo ni impano kwanza ubundi izina rye ni afite impano nyinshi. Yago mane ni umuntu twabanye muri industry. No umuntu wari umusore nyine mukorana ibintu bigacamo. Yago mane ngewe buriya hari ukuntu mba nzi abantu bitandukanye na social. Yago ni umuntu mwiza bitandukanye nuko ngiye mba nzi abantu kuri social media. So Yago twarabanye muri ino industry tujya tunavugana sometimes ariko ntiduheruka kuvugana ariko ngiye muzi nk'umu gentleman. Rocky Kimomo ariko umugoroba twari turi koga mu gitaramo cya Platine cyabereye Maison Noire. Rocky mane ni umuntu waje nyuma y'Yanga arasobanura abantu baramukunda. No mujama wihiringa ushaka amafaranga kandi unako Deva agezeho ni Deva nziza yushe miliyoni kuri YouTube birarenze. So nawe azi kubana kude shapo ago abahehe arya Amajida Black abahehe asiga aba mu nkoko. Sinumvishe se ko afite ifamu y'inkoko Rugende. Yari umuhanzi mwiza mane nuko wenda atabibonyemo amafaranga ariko babikomerekeramo biba byagenze twe ko tudakomereka. Bano bose ngo barakomeretse. Wagira ngo ni bari kwisi bonyine. Isi bari hose twese idukomeretsa buri munsi. None we ngo yabire kandi ari umuhanzi mwiza mane uzi kwambuka uzi indirimbo yaririmbye y'abarongo mane wumvaga warambutse kandi nawe utarayambutse. Ntacyo na simuzi ndamubona gutya ariko kuri social media ariko simuzi. Bruce Melody legend. Bruce Melody ubundi ni umwe mu bahanzi beza mu Rwanda batatu beza mu Rwanda arimo. DJ Brian ndamuzi umukobwa w'umu DJs nawe turavugana iyo duhuye ntabwo duciringa cyane ariko nzi ko ari umu DJ mwiza. Ndamuzi ariko sinjavuga nta kintu muziho uretse ibibi njya numva bamuvugaho nta kindi ntabwo muvugaho byatari ariko nyine yitwa nde ngo yitwa Semungu. Nta kindi cya danje namuvugaho umunsi Sidara mubona amaso ku maso. Bushari mane twije guhura kuri Bambo ya Kimihurura ariko we na mama ataritaye Imana mane mworohereze kandi muhe komeze yagure imva ye. Mama we yari umuntu uri hambo na Bushari n'umuntu uri hambo icyo gihe turasangira. Mane n'umuntu mwiza nahuye nawe rimwe n'umwana mwiza
Meddy Ngabo Medal bro uribuka igitaramo yakoze cya Airtel mu Rwanda bro naramuhostinze kuri Flash kigi ninjye wamuhostinze naramuhostinze arambwira ati nunguwe n'umunyamakuru ushaka kunkoresha ikiganiro iminota 40 atarambaza ngo mu bintu by'umukobwa ngo ibiki ati bose iyo ngiye bambaza ibintu ngo bya madamu byaki mani na nimero ze ndazigira ariko ntabwo njya mvugana nawe. None si cyo mbaza Meddy ibintu yabikubwiye muri Onea oya turi hanze ari yari kumwe icyo gihe n'umukobwa wari ushinzwe marketing ari witwa Liliane mwijwi rituje cyane atuje turaganira ebana arambwira ati uzi kuyobora Imana aramusekeje mu kiganiro mu kubita show ya Danje aravuga ati nagubaho ariko amana nimero twigeze gucataho rimwe ariko nitwongeye kuvugana na bindi bya Danje His Excellence umuyobozi mwiza umubyeyi mwiza impano y'Imana nibyo bintu bitatu namuvugaho umuyobozi mwiza umubyeyi mwiza impano y'Imana impano burya amplisi y'Imana Imana ikugenera ibyo ukwiye so no muntu Imana yaduhaye yahaye u Rwanda bikwiye ni impano y'Imana His Excellence Imana yaramuremye imunyuza muri byinshi bikomeye kuba impunzi ibyo byose yabikoraga imutegura kugira ngo imuduhe nk'umubyeyi mwiza nk'umuyobozi mwiza nk'impano nziza yari haye igihugu. Imana izakomeze kumuduhera ubuzima bwiza mora mfite inzozi zo kuza nagize amahirwe muri campaign ye nabaga ndimo ndi hafi ariko ntabwo negereje kuzagira nk'umunsi umwe nzagira amahirwe yo kugira nk'iki kumufesinga agira nk'ikibazo namubaza cyangwa support namusaba nshaka kuzamusaba support yego mani ya Danje utagira ngo niroroshye ya Danje yari yo ndi gukeka ariko ntavugira kuri kamera yego iri gutekereza nyine ndi gutekereza sure okay iyo rero iyo niyo nshaka kuzamusaba ariko nyine Imana ikomeze imurindire ubuzima abanyarwanda turamukunda utamukunda bigumane mu mutima we yiyahure azihambe ubundi ufite umutima wo kutamukunda no kutamushigikira mu bikorwa akorera igihugu bro urareba hano turi ku Gishushu hano habaga inkambi hano hasi nzo twatangiye tubamo tukiva muri Kongo haba amahema batuvana tujya za Kicukiro gutyo kuntu ariko iyo birebye ukabona ukuntu igihugu acyubatse mu gihe gito niyo mpamvu mvuga ngo utamukunda nabihambe mu mutima wabigumane ntazana bidusohorere ngo abitubwire so Imana imuha ubuzima bwiza kandi izakomeze imuduhere ibitekerezo imuduhere ibyo aduha bidukwiye urahumura neza cyane mu bintu biguhenda na parfum zirimo parfum oya ngewe mu bintu mu mafaranga making ashobora ko nahembwe aba harimo aya parfum igura ubu ngubu bigeze ku 150 mba mbizi ko ngomba kuba nyifite 150 byanjye ku mushara nyikuraho nkavuga nti aya ni aya parfum sinabaho ntayifite n'ubu inshuti yanjye mba nayitumye nkayibwira ni uve Dubai uzinzaniye ikabutura cyangwa ipantaro nicyo decidinga cyangwa wikundira kwambara kuruta ibindi ipantaro ikabutura mani ngewe ngira amaguru ariho ubwoya nago nkunda kuyerekana nkunda nge numva ko umugabo nyine kwera imico yacu nge numva ko umugabo agomba kuba yambaye ipantaro yikwisha kawunga cyangwa umuceri kawunga bro ariko ntabwo bintunguye urumva twebwe ari igihe mu mafamiye yacu kawunga mande tusande bro
bagahindura imboga gusa. gasombe Aya gasombe intoryi bakazikubitamo ubunyobwa n'ibiki, ejo bagahindura n'indagara bro zindunda ariko zanyaza bro. Reka indagara z'indundi bakazikaranga neza bagashyiramo akasosi gakeya. Hari umutepa wansekeje ejo ndarambwira ngo bro ngo abamambure, ubwo abamambure n'abanyamurenge ngo bro ngo ubukwe ngo ikiro kimwe cy'indagara ngo kirya ngo ubukwe bwose isosi bro. Indagara z'indundi zarabuze, zarahenze bro, zarahenze kabisa. Ariko ibyo nibyo biryo ngiye nkunda, sinkunda ibiryo bigoranye cyane. Buriya niyo ngiye ahantu ukabona barampameni iki ngo steak ngo beef stew ngo ibiki bro, ngenda nzi icyo ngo spaghetti bolognese, ngenda mfite icyo shaka kujya. Mu nkorere kawunga, mu nkore n'utuboga ku ruhande, munzanira inyama wingora babirangiye. Nasli, umuntu kuba yavuga ijambo rikamucika cyangwa se ururimi rukanyera cyangwa se rukagobwa biri obvious, biri normal, bibaho cyane. Had some clips cyangwa se video zawe aho uba wacitswe, iyo uzibonye utekereza iki? Man, biranje na bya danje biranje na n'ubu wasanga birimo man muri kino kiganiro. Umva nkubwira urumva twe tumara amasaha menshi tuvuga. Rero iyo uvuga cyane bro hari ibintu bigucika. None turatu video ntubonye mana we bro, none akantu kanyica kariya ko ku kibuga cy'indege ngo umupfuma arapfuye bro, ndakazira njya kuri TikTok nkabona abantu bose basigaye bagakoresha. Ikindi turiya none utwo nakotoye, hari ngiye mbona umuntu akakanyoherereza bro, urashaka guhakana oya mpita mvuga ni ba editinze, mpita mvuga ni AI atake se urumva nabivuga kabiri kangahe bro. Nyine kwera ko tumara umwanya munini tuvuga kandi tuba tuvuga ibintu ugomba gutekereza wihuse ukavuga wihuse, so bishaka kugucika. Akariya nyine ko kuvuga ngo dusore neza twubaka u Rwanda twifuza, nkavuga nti tudwubake tusura turwubaka bro. Ubu nyine iyo ukabonye nawe nyine bikurya mu matwi, wumva nta muntu ukunda kwiyumva. Sinzi je sinkunda kwiyumva, buranke ikiganiro sinzacyumva pe, ntago ahubwo uzacyumva cyane. Reka nge nakumva iby'abandi ko ari gihe nkiretse nk'agace cya muntu akanyohereje, ariko ntinya kucyumva kugira ngo naza kumva amakosa nakozemo. Ariko ndatekereza ko dukoze ikiganiro cyiza, nize ko ntaho nakote noneho. Byafashe umwanya personally ngo ngushimire cyane kubwa contribution muri game, ndavuga side ya commentary ni ibintu bidasanzwe. Mwaravunitse, mwateze intoki barakubita, mwanga kurekura, marasarava muromoka. So ibintu mwakoze ko mwagrindize, mwaba inspiration to the youth, bari umuntu banyu ikiri mukomeje gusavinga uko mwahoze mumera, nta cyahindutse. The discipline y'abantu mukora sport, especially you, ntibisanzwe. May God bless you, uzabeho imyaka myinshi, inzozi zawe n'ibyifuzo ufite Imana ibiguheriye. I mean, you deserve better man. Thank you bro, reka urakoze cyane, Imana iguhe n'abakunzi b'iki kiganiro. Mujye mu sharinga, mu bagwi ibitekerezo, bagushyigikire. Buriya comment iri negatifu ntabwo ngiye nyikunda kwishyira kuri social media, biruta kugira umuntu inama. Iyo ubonye umuntu hari ikintu yakoze kitari cyiza, not kugenda ngo umubwire nabi, kuko iyo umubwiye nabi ntabwo ubukosoye cya kintu. Ariko burya mujene nkawe ukora ibintu nk'ibi ngibi, ngenda gushyigikira ibintu byanda bikunda. Kandi buriya bro uku kwihiringa ari umubyeyi wajya gutubwira ngo ikayiravuna ariko ikivamo kiba ari cyiza. So mujene nkawe muri bino bihe, abajene benshi ntibashaka kuvunika ngo bihiringe gutya wihiringa. So nawe ebana wajuje izina ryawe riri hose social media biki ahantu hose, nawe umaze kuba ikibazo kabisa mu bantu ahantu hose ubu hari mfungura nkakubona. So courage bro, ukora ibintu byiza kandi ufite ibitekerezo byiza. Abantu bareba iki kiganiro mu mushyigikire mu buryo bw'ibitekerezo, ariko ikintu cya mbere akeneye ni gutya.
baguha amafaranga ubwatsi baze bamamaze mu bintu ukora. Umuntu ashobora kuba atayaguha kashi mu ntoki, ariko byibuze niba afite akantu ke business ye nakazane kwa Tycoon, byibuze Tycoon ajya akanyuza muri iki kiganiro, umuhe ibyo miliyoni, umuhe ibyo 500 bimuhindurire nawe, bitume nawe abona ibikoresho birenze, ashobora no kugera kuri tere bihagije. So ngusaba imigisha, courage, ucyara umujene ukira muri ino industry habamo ibintu byinshi biguca intege. Hari abantu baba kwanga bitewe nuko umugati wabo bavuga ati ranyu bikimbe yagiye kuntwara hiti, yagiye kugira gute, ariko ujye usenga ushyiremo imbaraga, urwango umuntu nakwanga umukunde, bizarushaho kuba byiza. Kandi courage, uri umuntu wa danger bro, uracyari muto kandi uri umuntu wa danger, tera imbere cyane.